nzego zitandukanye, abaturage b'akarere ka Bugesera, abacitse ku icumu ba Nyamata ndetse n'abarokokiye mu bice bitandukanye by'akarere ka Bugesera mu bihe bitandukanye byagarutsweho by'amateka mabi y'ubwicanyi kuva hagati ya 1990 na 1994, kugira ngo ntange bakomeza mbifuriza gutwaza amateka yagarutsweho ni amateka aremereye, ariko mwanagarutse cyane ku cyizere igihugu gifite, icyizere cy'ubuzima. Icya kabiri, ndashimira abantu bagize uruhare mu gutegura iki gikorwa kitari umuhango nk'uko bamwe babivuga. Ni ikosa kuvuga umuhango wo kwibuka, ni igikorwa cyo kwibuka. Umuhango murabizi ni ikintu cyo kwikiza, ntabwo ari igikorwa nk'iki ngiki. Ndashimira rero ababigizemo uruhare bose. Ijambo inzira y'umusaraba ryamaze kujya mu bantu benshi, ntabwo ari byo ni inzira ya jenoside, kuko umusaraba ntabwo ari gahunda itegurwa nk'uko jenoside ari gahunda itegurwa iturutse ku mugambi wo kwica abantu babahura ubwoko. Inzira y'umusaraba ryatugiyemo ugasanga turarivuga kubera ko aribyo tumenyereye mu kiliziya, ariko ntibihura. Tujye tuvuga inzira ya jenoside tubyerure, niho bizaba bijyanye n'ukuri. Ikindi ngira ngo nanone mvuge nkosora ni ijambo igerageza. Rikunze kuvuga se hano mu Bugesera gusa, ariko n'ahandi babizaho ngo habaye igerageza rya jenoside. Nta gerageza ribaho. Jenoside ahubwo igihe itangirira yatangiye kera. Amategeko y'u Rwanda yo kubera ko tutifuje gusubira muri 59, 60, 63 byari kuba kure, ariko icyo gihe nacyo yari jenoside, ntabwo ryari igerageza ryayo. Ahubwo amategeko y'u Rwanda atangira guhana icyaha cya jenoside guhera muri 90 kugeza muri 94. Bivuze ko iyo myaka ine yose ibyaha byahabaye ni jenoside. Yabaye amahitamo ya politiki kuko tutashoboraga kujya mu myaka ya kera, ariko cyakorwaga ni jenoside, ntabwo ari igerageza ryayo. Jenoside ntabwo irangwa n'umubare w'abishwe, irangwa n'umugambi wo kwica abantu babahora ubwoko bwabo. Nicyo rero cyakorewe Abatutsi. Ubwo icyo nagihereyeho mu buryo bwo kubabwira ngo mu kwibuka abacu, mu kugaragaza amateka, tujye tunakora ibishoboka ngo dukoreshe inyito nyayo, kuko abapfobya n'abagore kukuri nyine bahera kuri izo nyito zitari zo. Gushyira ibimenyetso ahicwa abantu nabwo nagira ngo ngire icyo mbivugaho. Ntabwo byashoboka gushyira ibimenyetso ahantu hose hicwa Abatutsi. Duhereye ku buhamya Anita yaduhaye n'aho yanyuze hose, n'abandi barokotse bose ahantu bagiye baca hicwa abandi, ntibyakunda. Ahubwo ikigomba gukorwa kandi cyanatangiye ni kugena ahantu ibyo bimenyetso bigomba kujya, ni ukugena inzibutso zigomba gusigara. Icyo twaranakirangije, ubu twumvikanye n'uturere twose, buri karere kazi inzibutso zizahuzwa n'izindi, none izi nzibutso zisigaye zigashyirwaho amateka yose kandi yuzuye. Ari nayo mpamvu turere turafatanya n'izindi nzego za leta mu gukora ubushakashatsi kugira ngo aya mateka yose abikwe, yandikwe, hanyuma azashyirwe mu nzibutso, n'urubyiruko ruzakomeza kugenda ruyamenya. Icyo rero nicyo kigomba gukomeza gushyirwamo imbaraga cyane. Ariko kandi n'akarere ka Bugesera kabifite muri gahunda, n'abiciwe mu nzuzi, kugena urwibutso ku ruzi ahiciwe abantu nk'abo, kugira ngo amateka y'abiciwe mu biyaga, abatawe mu mazi, nayo abungwabungwe. Icya gatatu ni nashimangira, nk'uko n'abambarije babivuze, ni ikijyanye no kumenya neza amateka yaranze jenoside yakorewe Abatutsi, kuyamenya neza uko yagenze,
kuko nuko ubuhamya bwatweretse kugeza aho abana babwirwa n'ababyeyi kwica abandi kiba ari ikintu kibi abantu batabonera inyito, ariko bifite n'icyo bisobanura. Icyo bisobanura ni uko abo bana baba ababyeyi babo n'ababyeyi ababyeyi babo ni uko bakuriye mu ngengabitekerezo y'urwango, ivangura n'amacakubiri, bigishwa ko abatutsi atari abanyarwanda, abatutsi badafite uburenganzira ku gihugu, badafite n'uburenganzira kubaho. Iyo rero abana barezwe batyo bagakora batyo, niyo nzira bafata. Niyo tunabisuzumye usanga abantu benshi babaye abicanyi muri 1994 ni abantu n'ubundi bakomoka ku babyeyi bafite ba sekuru banagize uruhare mu mateka y'ubwicanyi kuva muri 1959 no muri za 60 no mu myaka yose yakurikiyeho. Iki nanone ngira gusobanure mu buryo bwo gusobanukirwa neza amateka. Turi mu Bugesera, turi i Nyamata, ni igikunze nanone kuvuga ko hari abatutsi bakuranwe mu bice by'igihugu bakazanwa hano mu Bugesera kugira ngo bahicirwe n'isazi ya tsetse, ako gakoko kateraga muraramo. Abantu babifashe batyo, usanga n'inyandiko nyinshi z'abanyamakuru, nizere ko bari bubikosore, ugasanga abanyamakuru n'ababyanditse batyo ko abatutsi bazanwe mu Bugesera kugira ngo bicwe n'isazi ya tsetse. Ibyo birimo ingorane ebyiri. Ingorane ya mbere ni uko ntabwo ari ukuri kuzuye. Ingorane ya kabiri ni ugushaka kumvisha ko Ubugesera busa nkaho butari butuwe, bazanyemo gusa abantu bavuye ahandi kugira ngo bahishijwe n'iyo sazi yatetse. Icya mbere gikwiye gusobanuka ni uko Ubugesera bwari butuwe na mbere y'uko bahazana abatutsi bavuye Ruhengeri, bavuye Gikongoro, bavuye Gitarama, bavuye Butare n'ahandi. Mu mateka ababishobora bazasome ibitabo bya Padiri Alexis Kagame bazabisobanukirwa neza. U Rwanda rwagiye rukura kubera ko hari ibihugu bitoya, u Rwanda rwagiye rwigarurira rugatsinda ibyo bihugu kugeza rwabaye u Rwanda ko tuzi, ndetse n'Abanyarwanda dushyizemo n'intara zambu u Rwanda ziri muri Kongo ubu ngubu ndetse na Uganda. Ubugesera nabivuze bwaho bwaragahugu kigenga nk'itagahugu, hanyuma runafite umwami warutegekaga warwo. Ibihugu byabaga bifite abami, umwami witwaga Nsoro wa kane Nyamutega. Hanyuma Ubugesera u Rwanda ruza kubugabaho igitero kugira ngo bwigarurire, bikozwe n'umwami Mibambwe wa gatatu Sentabyo. Ubwo n'ubushakashatsi bwa Padiri Alexis Kagame, rumwe mu mpuguke zikomeye zibizi. Uyu mwami yategetse rwa gihe gitoya hagati y'umwaka w'1741 n'1746. Niwe rero washoboye kwigarurira Ubugesera, abugira u Rwanda muri iyo myaka ngira ngo mwumva 1740 ni kera. Ubwo rero Ubugesera bwabaye u Rwanda, ariko ikibazo cyane cyagaragaye ni uko ntabwo abami b'Ubugesera babwitayeho cyane ngo babuteze imbere. Hanyuma ariko bumaze no kuba u Rwanda bwari butuwe n'abaturage bake, bwari butuwe n'abaturage bakeya. Igice kinini cyane cyari amashyamba. Kuba cyari amashyamba rero byatumaga hari n'indwara zijyanye n'ayo mashyamba zahabaga. Inuka gasazi katese kari gahari, bavuga ko hatetse ntibabeshye. Ariko Ubugesera bukagira n'igice cyabaga ayo mashyamba akabamo n'inyamaswa zarimo inyamaswa z'inkazi cyane zaryaga abantu, bigatuma rero abantu batura hamwe kugira ngo bashobore guhangana n'izo nyamaswa, ndetse banashobora no guhangana n'ibitero by'Abarundi byavaga i Burundi bije cyane cyane kubasahura, kunyaga inka zabo. Kuko gutura hamwe kandi byanatumaga bishyira hamwe kugira ngo bajye baba abahigi. Harimo abahigi benshi bajya kwica za nyamaswa zabangirizaga.
icyo ni kimwe gikwiye kumenyekana ko Ubugesera bwari butuwe n'abantu bakeya bigezemo mu nshamake mu buryo bwo gukosora. Abazanywe rero mu Bugesera bahazanywe bati no mu yihe gahunda kandi nande. Muri 1959 mu gihe cy'ibyumweru bibiri guhera ku itariki ya mbere z'ukwa 11/1959 Ababiligi nibo bayoboraga u Rwanda icyo gihe, bayobowe n'uwari umuyobozi mukuru wabo Colonel Rogis, ndetse afatanyije uwo Colonel Rogis yari avuye muri Congo ahabwa ububasha budasanzwe bwo kuyobora u Rwanda no guhindura imitegekere y'u Rwanda. Ubwo yari afite gahunda yo kuvana ubwami agashyiraho Kaminuza. Ibyo ni byo yakoze simbijyamo cyane, ariko noneho mu gihe cy'ibyumweru bibiri kuva ku itariki ya mbere z'ukwa 11/1959 kugeza kuri 15 z'ukwa 11/1959 Abatutsi barishwe cyane cyane mu majyepfo Gikongoro n'ahandi hose barishe, ariko cyane cyane mu ntara z'amajyepfo Gitarama n'ahandi. Hanyuma rero abarokotse bahungira amaparuwasi nk'uko muri 1994 bagerageje kubikora, bahungira amaparuwasi no mu mashuri ya za paruwasi. Nyuma y'ibyo byumweru bibiri rero Ababiligi baza gusanga bicaye ko ubwicanyi babuhagarika kandi ya mazu agakoreshwa icyo yari asanzwe akoreshwa. Ni ukuvuga aya mashuri akongera akaba amashuri y'abanyeshuri bakasubiramo, za kiliziya na za katekime n'aho bigiraga gatisimu nazo zikongera zikakira abiga gatisimu n'abaje kumva misa, ariko impunzi zari zihuzuye nta handi bafite bazijyana. Ababiligi rero na Kiliziya Gatolika cyane cyane Musenyeri Claude bumvikana ku bintu bibiri. Icya mbere bumvikana aho bagomba kujyana izo mpunzi ahariho. Hashyizweho rero gahunda ya politike igena uko ibintu bigomba kugenda. Iyo gahunda ya politike nababwiye ko ubwicanyi babuhagaritse ku itariki 15 z'ukwa 11. Gahunda ya politiki yo bayishyizeho ku itariki 17 z'ukwa 11/1959. Iyo gahunda ya politiki yahuje ubuyobozi bwa Kaminuza, ubutegetsi bw'Ababiligi kumwe na Colonel Rogis, babigiramo inama na Musenyeri Claude. Ibi ngibi babwira Colonel Rogis ubwe niwe wabyanditse mu gitabo cye, ndetse hari itangazo rya Kaminuza nabyo bitangaza. Kaminuza yasohoye ya politiki ku itariki 17 z'ukwa 11/1959 bayanditse mu Gifaransa yitwa ngo pour une durable pacification du pays. Ukuvuga ngo inyandiko igamije kwerekana icyakorwa kugira ngo habeho amahoro arambye mu Rwanda. Bagaragaza ibintu bimwe bikwiye gukorwa, ibintu bivuga kugira ngo umve n'iyo miturire n'Ubugesera uko yaje yateguwe ari gahunda. Icya mbere bivuga ko kugira ngo amahoro arambye aboneke mu Rwanda ari uko mu butegetsi Abatutsi bakwiye kuvanwamo, mu butegetsi bwose, inzego zose z'ubutegetsi, ko igihe kirageze kuvanamo Abatutsi. Nuko byanditse. Icya kabiri muri za susheferi na sheferi, buri bavuga ubu ngubu ni mu turere n'intara mu nzego z'imiyoborere, birihutirwa gushyiraho abakozi b'Abahutu bagasimbura Abatutsi bavanyweho, abahunze n'abazirukanwa mu minsi iri imbere. Numva ko Kaminuza nizo nzego nababwiye Ababiligi na Kiliziya Gatolika baremera ko Abatutsi abahunze bagiye ntibagomba kugaruka, ariko hari n'abateganya kuzirukanwa mu kazi mu minsi iri imbere, kwabo nabo bagomba gusimbuzwa Abahutu. Bakibana no mu nkiko ubwo ni icya gatatu ko mu nkiko byihutirwa gushyiraho abacamanza b'Abahutu. Ari icya kane noneho kirareba Nyamata. Icya kane gushyiraho igice gituwe n'Abatutsi, ariko tutabivuze ku mugaragaro ngo binashyirwe mu itegeko. Impunzi nyinshi zagombye kujyanwa gutuzwa muri teritwari ya Kibungo na Kigali. Murumva ko iyi ni gahunda Ababiligi, Kaminuza na Kiliziya Gatolika bashyizeho babyumvikanyeho
ko kugira ngo impunzi zahungiye mu mazu ya kiliziya zihavanwe ahubwo zijyanwe ahandi harimo Kibungo na Kigali. ubwo rero impamvu bahisemo cyane cyane aha ngaha ndiho nirinda kujya muri byinshi nuko bavuga bati abatutsi bakunda korora nibagera no mu Bugesera hari ahantu badatuwe bazabonamo bororera babazana. ariko iki cyo mu watazi ikiganiro yavuze bahabagejeje babashyize mu mibereho mibi kuko abatutsi bageze hano abambere bahageze baje bavuye mu Ruhengeri Nemba baje bizeye ko bazasubizwa iwabo kuko ntibigeze bavuga ko bageze muri gahunda indwara zizatuma batahasubira bakabaha iposho bamwe bagira abantu no kwakira iposho ni ukuvuga n'ibyo bahaga mu byo kurya bya buri munsi baza no kugira ngo bakatira ahantu bagomba guhinga nabwo abatutsi benshi barabyanga banga guhinga. Ababirigi rero babishyira muri raporo zabo ko abatutsi bari banga guhamya Nyamata. noneho hari n'amabwiriza akaze agenewe kuvuga ngo umututsi utazahinga byibura 1/4 cy'ubutaka bamuhaye na ya posho ntazongera kuyihabwa. 2 ko abatutsi batemerewe gusohoka mu nkambi i Nyamata ngo bajye ahandi bajya cyane cyane babanze gukora. nibwo rero hashyizweho aya mabwiriza watanze ikiganiro yababwiye muri 1966 ashyizweho na Perezida Andreas Sebatware, ariko Sebatware yakurikizaga ibya Perezida Kayibanda avuga ko abatutsi batagomba kuva i Nyamata, anihaniza n'uwo ari we wese wajya batwara n'imodoka ndetse n'imiryango y'aho abatutsi bakomoka ibuzwa kuzajya iza kubareba basura hano i Nyamata. hari abantu tugeze kubiganira ngo niba nibuka neza ni muri 2016 cyangwa 2017 ariko nyaka ari muri 2016 turiho twimura imibiri yo kuri urwibutso i Nyamata. urwibutso rwari ruriho rujyamo amazi rwarangiritse n'amasanduku yarangiritse, biba ngombwa yuko imibiri tuyikuramo tuyishyira mu kiliziya kugira ngo benshi barabyiga. hari umuntu wafashe amafoto y'iyo mibiri, uriya abantu iyo bari mu mahanga iyo badahawe amakuru ariyo irabahungabanya. noneho abantu bafite ababyeyi bafite abavandimwe bari mu mahanga babona ya mafoto y'ababo bari mu kiliziya batari bazi icyo gikorwa batazi n'icyo kigamije. nari nkiyobora CNLG abishobora banyohereza ayo mafoto n'ibitutsi bitoroshye, ariko tuza kuganira nayibuka n'abandi hano i Nyamata dukora inama turasobanura. umwe aza no kumpamagara nteko ko atari ubwa mbere bivuga telefone atari ko bati wowe wahubutse iwanyu ku Gikongoro none uje gufata abantu bacu urabanika niba akazi kakunaniye wakavuyeho bikarangira bikagenda. ndamusobanurira akamaro icyo gikorwa gifite nk'uko maze kubabwira nsanga ntiyarabizi, ariko nanamubwira nti muri abo bantu uvuga ko nanitse harimo ba data bacu, harimo babyara banjye, harimo n'inshuti zanjye nzi. kumenya gutandukanya leta yica no kumenya ibyiza bya leta yubaka igihugu. ibyiza bya leta yubaka igihugu byo muranabizi kuko muyibamo mubana nabyo buri munsi, murayizi ubwiza bwayo. ni leta ifata n'abicanyi bakoze ibi ikagerageza kongera kububaka ngo bahinduke bagire kamere za muntu. tujya tubura imvugo batanga ubuhamya bakunze ikabananira bati abantu bari bahindutse ibisimba. nabo ni ukubura imvugo y'uko bita bicanyi. mujye mubita bicanyi kuko igisimba ntikica kica gishonje, iyo kimaze kurya gihaze kirisinzira kikarekeraho. ikindi ntabwo igisimba cyica urubozo, igitoteza kirya gishonje gusa ihaze ni ibyo ngibyo. twabuze ijambo, mujye mubita bicanyi, ni abantu babicanyi. abo bantu rero twebwe nk'inzego z'ubuyobozi turabubaka kugira ngo turebe ko baba abantu bazima. abakoze ibyaha bahanwe babihanirwe, ariko turabaha ibihano bya kimuntu
ritabumvisha ritabakandamiza, kubaka sosiyete ashaka ko agira sosiyete ikomeye mu gihe kizaza, hari amahitamo ugomba gufata. Nibyo rero tugomba gukomeza gufatanya. Abacitse ku icumu musabwa byinshi, na nyakubahwa perezida wa repubulika yarababwira bashimira. Ni ngombwa gukomeza kubaka igihugu tunabana n'aba bantu, kugira ngo b'abana babo babahigaga bo babone ko bafite igihugu gishobora kubaho mu bundi buryo, ko igihugu kitagomba kubaho cyigisha abana kwica. Hari umwanditsi w'umuyahudi, abazi gusoma nabwo mujye mwigira no ku mateka y'ibihugu byatubanjirije guca mu nzira ya jenoside ntiyacu. Abayahudi bari mu ba mbere byabayeho. Umwe mu banditsi wabo rero witwa Primo Levi, umuntu yarokotse mu bwicanyi bwo mu buryo buremereye, yandika ibitabo bitandukanye. Hari icyitwa Le naufragés et les rescapés, ni ukuvuga ngo abatawe mu mazi n'abarokotse, aho avuga nyine inzira ya jenoside abayahudi banyujijwemo, ariko agasoza baguhamyamo n'impanuro mu buryo bubiri. Ni naho nsoreza avuga ati ntimuzabwibagirwe, ntimuzibagirwe uko byababayeho, mujye muvuga uko biteye, mwaba mu nzira mugenda, mwaba mu kazi mukora, mwaba muryamye, icyo mwaba mukora cyose ntimuzibagirwe. Namwe ntimuzibagirwe ko twibagiwe twasubira muri bwa bwicanyi, kuko hari n'abagifite ingengabitekerezo ya jenoside niyo yahoze avuga bashaka kutugarura aho ngaho. Tugomba rero kwibagirwa, ariko kwibagirwa si ukuzana urwango. Tuvuga ukuri kugira ngo tutwerekane uko twagenze, tukurinde kandi turinde n'ukora ikibi kuba yagisubira. Prime Levi akongera akavuga ati ariko ndanahanura n'abicanyi ubwabo, ati namwe mugomba kujya muhora mutekereza ibyo mwakoze, mukabyicuza mukabizirikana, kandi mukabisobanurira abana banyu, kugira ngo abana banyu batazigera bakora nkamwe. Ni byiza rero ko abana turera, buri mubyeyi wacitse ku icumu ariko umwicanyi nabwiza abana ukuri kw'ibyo yakoze. Nicyo kimubohora ku mutima, ni nacyo gifasha wa mwana kuzaba umuntu muzima. Nigeze kujya muri gereza ya Ririma tugikangurira abantu abajenosideri kwemera ibyaha, bakafasha inkiko gacaca. Umwe muri bo yanshinga umugani ntarizi, avuga ko abyemera rwose, ati rega nyakubahwa, n'ubundi umubyeyi ukwanga akoraga urubanza rwamunaniye. Ati twebwe rero ibyo muza kutwigisha nibyo, ati natwe ntabwo dushaka kuraga abana bacu ibyo twakoze, turashaka kuraga abana bacu ibyiza leta ibitwigisha. Ni impanuro nziza. Niba uwo muntu yarabyemeraga ku mutima koko byaba ari byiza, ariko ababyeyi bazi ko bijanditse muri jenoside babitewe na leta mbi, turabyemera, ariko nabo ntibakumve ko umutimanama wabo utabifitemo uruhare. Niba umuntu akubwiye kwica ukemera ukica, ubikoze nk'umuntu utekereza, uzi ubwenge, wabihisemo. Kuko abahutu bose ntibishara, abahutu bahisha abantu. Niyo mpamvu hariho n'abaresikape batandukanye, abahutu bagize ubutwari n'umurava n'ubumuntu bwo guhisha abandi. Batandukanye na wa musaza wahigaga impinja n'abana aho bari munsi y'igitanda nayo abajura amacumu. Rero dukomeze twibuka aya mateka tuyazirikana, ariko twubaka igihugu. Niyo mpamvu n'iyi ntego yo kwibuka twiyubaka tutayihindura, kuko dusanga ikubiyemo byose. Amateka tugomba kwibuka uko yagenze, ariko tukayibuka twubaka igihugu kugira ngo igihugu gitandukane n'icy'abajenosideri uko bakigejeje. Tukayibuka twiyubaka kugira ngo twubake abana, twubake urubyiruko rutandukanye n'ubwo abajenosideri bashyize mu nterahamwe no mu mpuzamahanga. Ariyo mpamvu igihugu cyubaka amashuri, kikubaka amavuriro, kikigisha
kugira ngo abanyarwanda bamenye ubwenge kandi bamenye ubwenge koko bwa nyabwo. Mukomeze rero gukomera muheranwe n'agahinda, haba ubu ngubu haba n'iminsi bizakomeza muri iyi minsi 100, kuko nimukomera ni nabwo muzaba mwibuka neza aba babyeyi, abavandimwe, inshuti, abo mwashakanye bishwe urw'agashinyaguro gutyo, kuko bo ntibagize amahirwe yo kubona igihugu. Inkotanyi zahaye u Rwanda, mwebwe amahirwe murayafite. Twibuke rero dukomeye, biratuma sinzi niba bari mu ijuru cyangwa ahandi, ariko barishwe. Ibyo byose ntibari hano, aho bari simpazi, icyo nzi nuko ntibari aha ngaha. Tubibuke rero dukomeye, nibwo buryo tuzaba tubahesheje icyubahiro bakwiye.